kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Aya ni amagambo Paulo yandikiye Timoteyo amuhugura ku byaniranye n'umurimo. Timoteyo rero uyu munsi nabatureba hano imbere yacu, n'abandi mwese mu minsi iri imbere muzabona mugeze kuri urwo rugero rwo kuba mwafata inshingano. Hanyuma amwandikira aya magambo amuhugura, amubwira icyo umwepiskopi agomba kuba ameze, imyitwarire ye. Umwepiskopi, umushumba, wenda mu yandi magambo umupasiteri, ni muri urwo rwego. Hanyuma hano kuri uyu murongo wa mbere arangije aravuga ati iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Haleluya. Haleluya. Abo bireba ndabona batari ntabwo mubyumva. Haleluya. Ntabwo mwahisemo neza se? Nimba mugishidikanya ubwo ngubwo birabareba, ariko ntabwo mwagera kuri uyu munsi mugishidikanya. Ibyo ari byo byose mwahisemo neza. Haleluya. Hari ukuntu wenda abantu bajyaga bavuga ngo abakozi b'Imana ni abantu basuzuguritse. Siko abantu benshi babizi. Ni abantu basuzuguritse, abantu batize, abantu b'abakene, mbega abantu watera hirya no hino. Ariko se niko biri? Haleluya. Turi abana b'Imana, turi abana bisumba byose. Haleluya. Turi abakozi b'Imana ishobora byose. Haleluya. None se niba uri umukozi w'Imana ishobora byose, ni kuki se abantu bagusuzugura? Kandi turi abakozi b'Imana ishobora byose. Haleluya. Rero Paulo abwira Timoteyo ati iri ni ijambo ryo kwizerwa ngo umuntu niyifuza uyu murimo azaba yifuje umurimo mwiza. Rero naje kubabwira ngo mwahisemo neza. Ntabwo umurimo w'ubushumba ntabwo ari umurimo usuzuguritse, keretse wowe ubwawe muri wowe nubisuzugura, nubitesha agaciro, nta wundi uzakaguza. Haleluya. Buriya agaciro k'umuntu, umuntu w'ubwe niwe ubasha kwihesha agaciro n'ibyo arimo byose akabihesha agaciro bitewe nawe ubwawe. Ariko nubifata nk'ibintu bidafatika, n'abandi bazakubona ko utari umupasiteri nyine udafatika. Ariko nubiha agaciro, haleluya, Imana izaguhesha agaciro, n'abantu bazaguha agaciro. Haleluya. Byaturutse muri wowe imbere. Haleluya. Rero mwahisemo neza, nimubiha agaciro, mukabigendera, mukabikorera, mukabiharanira, mukabigaragaza mu bandi. Hari n'abajya batinya kuvuga ngo ni pasiteri bitewe n'uko yibona n'uko ameze. Ariko uyu munsi naje kubabwira ngo mubigiremo uruhare. Mwahisemo neza, ariko mubigiremo uruhare, muhindura amateka. Haleluya. Bakubona pasiteri, bakubonemo ibisubizo, ntibakubonemo ibibazo, sibyo? Haleluya. Ariko Yesu aradushoboza, reka tumuhe icyubahiro. Ntabwo ndibo batindire. Hanyuma ku murongo wa kabiri aravuze ngo nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha. Mwumvise ibigomba kuranga umukozi w'Imana, kuba inyangamugayo. Ubunyangamugayo burahari mu bapasiteri, tuvugisha ukuri. Ariko uyu munsi mwebwe mwahisemo neza, mugomba kuba inyangamugayo, mutitaye ku bandi batari inyangamugayo. Wowe ubwawe ukareba ibyawe, ugakora ibyawe muri gahunda, ukaba inyangamugayo, kandi nta kabuza Imana izagushyigikira. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntitukiri abacu ngo twigenge.
Haleluya. Twaba nk'abandi bose ariko ntitukiri abacu ngo twigenge, ahubwo dufite utugenga. Rero umwepiskopi cyangwa se umushumba cyangwa se pasiteri agomba kuba inyangamugayo. Aho utuye ntibakubonemo manyanga, aho utuye ntibakubonemo umuntu waciye ibintu, aho utuye ntibakubonemo ikibazo, ahubwo bakakubonamo igisubizo. Uko niko byari bikwiye, ngo no kuba umugabo w'umugore umwe. Ntegeza ko hano nta wazanye abagore babiri. Hari ubafite, hari uwo yasize, hari ufite uwo yasize. Kirazira kandi ntibikabeho ngo ni umugabo w'umugore umwe cyangwa se umugore w'umugabo umwe abe udakunda ibisindisha, udakunda inzoga. Aho turi kubyumvikana? Yego. Bya bindi byasomaho gake oya, udakunda inzoga, ugira gahunda mu kubaho kwe, ugira gahunda mu buzima bwawe, ukubaka gahunda, ukagira gahunda nk'umuntu w'akavuyo, ukagira gahunda, ukunda gucumbikira abashyitsi. Ahangaha naho iyo bigeze ahangaha usanga ari ibintu bigoranye byo gucumbikira abashyitsi. Ubundi mu rugo rwo kwa pasiteri ubundi ntakagombye kujya habura abantu. Niko niho abantu baba bisanzuye, bafite ibibazo, bafite amaganya nk'uko twabyigishijwe, abafite ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibaremereye. Buriya pasiteri bamubonamo nk'umuntu waruhura imitima yabo. Rero abakozi b'Imana, ibi ni ibintu byose mwari musanzwe mubizi, ariko ni ukugira ngo twibukiranye kandi tubishimangire. Ukunda gucumbikira abashyitsi, ntukabona abantu bakuganye ngo hanyuma uvuge ngo ngo ko se nateganyije ibiryo by'abana banjye bangahe, buriya waje ati bisangire nawe, Imana izaguha umugisha ibonye umutima mwiza wabikoranye. Ufite ubwenge bwo kwigisha, ni ukuvuga ko ikikurimo nimba ari kizima giha abandi, wigisha abantu bagira ikintu bakungukaho. Haleluya. Buriya umuntu buriya aba ahagaze ari nk'isomo kugira ngo abandi bantu bagire ikintu bamwigiraho. Bizi kuba utagira ikintu abantu bakwigiraho ni bibi cyane. Rero bashumba, iyi mirimo mwahamagariwe ni imirimo myiza nk'uko turi kubisoma. Nk'uko Pawulo yakomeje ahugura Timoteyo, aramubwira ati umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Ndanyuramo muri make kugira ngo wenda ducunguze umwete. Umurongo wa 3 aravuga ngo utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umurwaha neza, utarwana, utari umukunzi w'impiya. Ntekereza ko hari nta mupasiteri urwana n'umugore we. Barahari? Niba bahari ibyo nibibareba, ariko twebwe abo tubwira uwo munsi nta mupasiteri wakagombye kuba umunyarukoni nk'uko Bibiliya bivuga, ngo ahubwo agomba kuba ategekesha ubugwaneza abo mu rugo rwe, ukabategekesha ubugwaneza. Ariko kenshi usanga imiryango y'abapasiteri, imiryango y'abakristu ariyo ifite n'ibibazo. Kubera iki? Akenshi bagiye banabijyamo batanasobanukiwe, batanazi n'imbogamizi bazahuriramo. Ariko iyo ubigiye mubizi ibije byose, ubasha no kumenya uko wabyitwaramo. Rero pasiteri ntabwo agomba kuba umunyarukoni, agomba kuyoboza ubugwaneza abo mu rugo rwe, gutegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Icyo ni ikibazo. Niba urugo rwawe rwarakunaniye, uribwira ko uzaza urugo rwawe wenda abantu umuntu uba yarabyaye benshi baba barimo bangahe? Inahangaha niba kubyara umuntu wabyaye abana benshi abafite bangahe? 10 wenda 12. Mbere hariho n'ababyaraga 12, ariko ubu ntekereza ko nta bantu bakibyara abo bana. None niba udashoboye kuyobora abo bana 10, uribwira ko uzaza kuyobora abo bantu bose ukabashobora?
bahuje bafite ibitekerezo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo itorero ubundi rihera mu rugo. Niba utabashe kuyobora abiwawe ntugire ngo itorero uzabasha kuriyobora.